Hello, shalom. Ikaze kuri YouTube channel ya Madeleine Mando. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umwaka mushya muhire kuri twese. Nizere ko Uwiteka Imana barinze neza. Natwe turi amahoro. Uyu munsi rero nzanye igice cya mbere ku buryo bune bwagufasha mu kwitoza kumva kuganira, kwitoza kumenya kuganira na Mwuka Wera aho muvugana nk'abantu babiri bari kumwe, aho wabaza ibibazo akanagusubiza. Ubu butumwa izi ngero uko ari enye mu minsi ishize nazipostinze kuri iyi channel ariko mu rurimi rw'icyongereza. Impamvu nabanje gukora mu rurimi rw'icyongereza nuko ari ururimi numva cyane, mbisobanukirwa, mbivuga numva mbisobanukirwa kurusha mu Kinyarwanda. Mu Kinyarwanda rero hari ibingora kuba nabisobanura kuko n'ibiganiro njya mbabwira nagiranye na Kristo biri mu Cyongereza. Ubwo rero gutranslate nashyira mu Kinyarwanda hari igihe bitanyorohera, ariko hamwe na Mwuka w'Imana birashoboka, arabasobanurira icyo ashaka ko mumenya kuva muri iyi ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere rero ndi buvugeho ni ukwisobanukirwa, kumenya uwo uri we. Iyo utaramenya uwo uri we nta nubwo umenya uko wifata imbere y'Imana. Hari abantu bagenda imbere y'Imana nk'abakozi, hari ujya imbere y'Imana nk'umushyitsi, hari n'ujya imbere y'Imana nk'umwana ariko wenda uba hanze, uba nko ku gasozi cyangwa se w'ikirara. Hari n'ujya imbere y'Imana nk'umwana usanzwe mu nzu, hari n'ujya imbere y'Imana nk'umwana usabana na se, bakundana baziranyeho. Urazi iyo ukundana n'umuntu cyangwa se mufitanye ubusabane, hari urwego mugeraho ku buryo umuntu akureba gusa ukamenya icyo avuze. Ngira ngo mwari mwigera mubona abantu bashobora kwicara, umwe yicaye undi yicaye hariya, barebana bose bagaseka. Hari urwego rero wageraho mu Mana kuryohera cyane kurusha wenda aho uri ubu ngubu. Ibyose biva hehe? Ntabwo ari ibintu bibyuka bikaza, habaho n'ibyo bitoza. Imana ivugana natwe mu buryo butandukanye, kandi buri muntu wese burya afite uburyo Imana ivugana nawe. Hari abumva ijwi ryo mu mutima, wenda utabyumva neza uko ukumva umutima wawe ubuze amahoro. Hari uwumva ijwi ry'inyuma, hari uwumvira mu bandi. Buri muntu wese afite uburyo azi avuga ati Imana ivuganye nanjye. Buri muntu wese afite uburyo Imana ijya ivugana nawe, ukamenya uti jye nuko Imana ivugana nanjye. Hari urota ubwo akaba mu kurota rwose Imana ikamubwira mu nzozi. Hakabaho n'undi utajya urota ariko ushobora Imana ikamubyutsa saa 9 akabura amahoro. Mu buryo butandukanye Imana ivuganamo natwe. Ariko muri iki cyigisho, sinzi niba nakita icyigisho, ni ukwitoza kugera kuri hahandi ho tuvugana nawe. Yesu arakuvugisha ariko nawe ukaba wamuvugisha, ukanamubaza akaba yagusubiza. Urinde imbere y'Imana kuko uwo uri we nabyo bifite icyo byongera mu mibanire yawe cyangwa se no mu misengere yawe, kwisobanukirwa. Reka dusome ijambo ry'Imana risangwa muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 9, risobanura neza uwo uri we imbere y'Imana. Haravuga ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranyijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'igitangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Umurongo wa 9 nongere musubiremo kugira ngo ubyumve neza, ubyumve cyane. Ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe,
abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'igitangaza. Abatambyi b'Uwiteka, ishyanga ryera, ubwoko bwatoranijwe, abantu baremewe kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'Uwiteka. Urumva uburemere bw'ayo magambo, ishyanga ryera, ubwoko, abantu Imana yironkeye. Aha, ubwo rero iyo usobanukiwe uriwe, biguha n'uburyo ugenda imbere y'Imana. Iyo wicaye imbere y'Imana nk'umwana, uvugana nayo nk'umwana uvugana na se. Iyo ufite ikibazo ukajya imbere ya papa wawe, urazi papa wawe ashobora kuba akiryamye, wenda ni muri wikendi, ntabwo yazindutse kujya ku kazi, ariko kubera ko ufite ikibazo kikuremereye ukumva utashobora no gutegereza hari bubyukire ngo ave mu cyumba, wenda aze muri salo cyangwa ajye kuri saramanje kunywa icyayi, ugakomanga ku cyumba ni jyewe runaka, akakwemerera ukinjira ukicara ku buriri, wenda akiniyorosha ugatangira ukamubwira. Ubwo nibwo busabane irimo kuvugana bw'umwana na papa, ku buryo ugenda umutima wawe ubuhutse, ukicara ukamubwira uti papa, ibi bimeze gutya na gutya, ntabwo nishimye, bimeze uku, akagukomeza. Cyangwa se ndashaka amafaranga, mfite icyifuzo iki n'iki, cyangwa se banyirukanye ku ishuri iki n'iki, ukamubwira byose, umwana na papa we. So iyo ugiye rero nk'umunyamahanga cyangwa ukagenda nk'umushyitsi, biratandukanye uburyo wavugana n'Imana. So iyo usobanukiwe uwo uriwe, biguha imbaraga, biguha uburyo uri bwifate, biguha n'amagambo uri buvuge. Hari n'igihe yewe ushobora kugenda wumva umutima wawe uremerewe, ari nta magambo ufite, wumva ushaka kurira gusa. Nabyo ni byiza, kuko burya amarira yacu nayo ni amasengesho. Imana ituye mu mitima yacu, Umwuka Wera burya yicara mu mutima wawe. So nugenda ukajya imbere y'Imana ukumva umutima uraremerewe, nta n'ijambo wasohora, jya wicara urire, naryo ni isengesho. Ibyo ndabikubwira kuko nanjye ndabizi, ibyo bihe bibaho pe. Hari n'igihe ubyuka wenda atari uvuga ngo uraremerewe cyangwa ufite ikibazo runaka, ariko ukumva gusa uwo munsi, hari igihe numva uwo munsi ari nta magambo mfite, yavuga papa, ndumva nta jambo mfite, ariko umutima wanjye uranyuzwe, ndagushima, nkicara. Ni byiza nabyo kwicara muri presence y'Imana rwose. Umwuka Wera arayicara mukahabana nta kibazo. Hari n'igihe ugenda ugiye gusenga, wabumbura akantu ugatangira kuririmba, ukumva indirimbo iraje, jya uyiririmba uyikuye ku mutima. Gusenga rero ntabwo ari uburyo tuvuga, si ukuba intyoza, si amagambo dusohora gusa. Hari n'igihe ushobora kugenda ugiye gusenga, kumva indirimbo yo guhimbaza iraje, ugatangira ugasimbuka. Ubwo ni uko Mwuka yayoboye. Gusenga rero ni communication, ni ubusabane n'Imana, kandi umuntu ashobora gukomunika n'undi mu buryo bwose butandukanye. Kimwe nk'uko dukoresha amatelefoni, ushobora gutelefona umuntu mukavugana, ushobora kumwoherereza audio, ushobora kumwandikira message, ushobora kumwoherereza ka emoji gaseka, kamenya kuri museka, cyangwa se karira kamenya kuri murira. So niko bimeze rero no hagati yacu, uburyo wumva uriwe imbere y'Imana biguha n'uburyo uri busenge. Ese urinde imbere y'Imana. Rimwe nigeze njya gusenga, ndibuka Imana imbwira uburyo yishimira, uburyo biyinezeza byonyine kuvuga ijambo ukavuga ngo papa. Ayo magambo narayanditse, reka nyabasomere, ari mu Cyongereza, ndagerageza gusobanura, Imana ibimfashemo. Cyari ikiganiro twagiranye tariki 22 z'ukwa gatanu muri 2018. So ni ikiganiro kirekire, ariko ndashaka gusomamo ayo magambo matoya gusa, aho navuze nti papa. Wakwibaza se kuvuga ati Imana yarambwiye. Urumva Imana Data, Umwana na Mwuka Wera ni batatu muri umwe, kandi bose barakuvugisha.
mu bihe bitandukanye. So nagiriwe ubuntu bwo kuba namenya ngo ubu n'Imana turi kumwe, ngirirwa ubuntu bwo kumenya ngo uyu ni Kristo no kumenya ngo uyu ni Mwuka Wera rero niwe utuvugisha cyane kenshi, kuko niwo ryajwi ryoroheje ritoya riryoshye. Na Kristo rero yavuze bitandukanyeho. Iyo uvuganye n'Imana nabyo ni urundi rwego. Noneho rero n'amagambo akubwiye itandukaniro ryabyo naryo nzaribabwira. Ubwo rero twarimo kuvugana, twari twicaye nk'ahantu ku ntebe, nari ndi kumwe na Kristo ari ahansigara agenda. Noneho ngiye kubona mbona nicaye ahantu, murazizi zino ntebe, sinzi ukuntu bazi intebe zikozwe mu mbaho, nk'uko waba uri hanze, nk'ahantu hanze muri jardin wicaye kuri ako gatebe. Nuko hari amagambo yambwiye rero, ambwira byinshi, ambwira uburyo yaremye umuntu. Yarambwiye ko mu itangiriro ryo kurema, arambwira ngo naremye umuntu kugira ngo ankunde, abe urukundo rwanjye rwa mbere. Ngo ariko icyaha cinjiye mu mutima we, ngo natakaje ubwo busabane nawe. Ngo hanyuma rero umaze gutakaza ubwo busabane nawe, nohereje umwana wanjye kugira ngo abapfire, kugira ngo yongere anyunge namwe. Inkovu zo mu biganza bye zinzanira umunezero, kuko iyo nzibonye ndabatekereza, ntekereza abana banje, ntekereza abana banje beza. Ati ndabakunda n'urukundo rw'umubyeyi, rwo papa yakunda umwana we, muri abanjye. Ubwo rero amaze kumbwira ayo magambo, nanjye nari ngiye kumubwira ibyandi mu mutima, ndamuhamagara nti papa. Mvuze iryo jambo yahise akatamo, arabanza arambwira ati iryo jambo papa, ati rinezeza umutima wanjye, kuko ntegerezanya amatsiko kubona abana banjye bamenya, kurikogonesa, sinzi ukuntu nakivuga mu Kinyarwanda. Ntegerezanya amatsiko kubona abana banjye bamenya ko ndi papa. Arambwira ati ndabaterura nkabicaza ku bibero byanjye, nkabitegereza ku munwa iyo muvuga, ati kandi nk'umubyeyi, ati ubumwe amagambo muvuga aransetsa. Ibyo abimbwira nagiye kubona mbona ndi nk'umwana w'imyaka nk'ine mwicaye ku bibero. Iyo mvuze Imana, Bibiliya ivuga nka muntu wari wareba Imana mu maso, ntabwo nari nabona mu maso h'Imana. Kristo we naramubonye, kandi nawe iyo yashatse kwiyereka mu ishusho zitandukanye, hari n'igihe utabona mu maso, ushobora kubona biterwa n'icyo ashatse kukwereka. Hari n'igihe mugendana ntumubone mu maso, ariko Imana specifically sindayibona mu maso, kuko aba ari nk'izuba. Hari igihe nagiriwe ubuntu bwo gushaka kwitegereza, ariko ntacyo nabonye. So amaso yawe ntabwo yapfumura urwo rumuri. Ubundi iyo wagiriwe ubuntu ubona nka forume, ubona ko ari forume yo mu maso h'umuntu, wenda ukabona nk'umuntu, ariko ntushobora kureba. So icyo gihe rero nari ndako kana mwicaye ku bibero, ari yambwira ayo magambo, nkabona ndiyo ndamureba mu maso nshaka kwitegereza, ariko sinshobore. Noneho nkabona ndiyo ndavuga, araseka, urumva numva ijwi ariseka. So ubwo yarambwiye ati rero mbicaza ku bibero byanjye nk'abana, hari igihe ibyo muvuga binsetsa. Ndavuga buriya wenda hari ibyo tuvuga by'ubupfapfa, ari amasengesho dusenga adakwiriye, hari ibimusetsa. So ibyo rero nanjye ndabibona ko ndi umubyeyi, mfite umwana muto w'imyaka 2 n'ibindi. Hari igihe muterura mu by'ukuri, hari igihe aba yavuga ibintu ko ngo batarasobanura neza bikansetsa. So njye ntekereza iyo shusho rero. Ubwo rero yarambwiye ati nk'umubyeyi, hari igihe ibyo muvuga bareba ku munwa, nkabona ibyo muvuga bikansetsa. Nuko arambwira ati ibyo bihe ndabikunda, uwo mwanya ndawukunda wo kubana n'abana banjye. Umwana akambwira ngo papa, biranezeza
ati buri muntu wese naremye, buri kiremwa kiranyuzuza mu buryo utashobora gusobanukirwa, mu buryo butashobora gusobanukirwa n'uwo ari we wese. Ibyo mbisomye mbibabwiye kugira ngo wumve uwo uri we n'agaciro kawe n'icyo uvuze imbere y'Imana. Niba Imana ivuga ngo you complete me, umuntu yavuze ngo you complete me ni ukuvuga ngo uranyuzuza, mbe muri icyuzuzo, uri icyuzuzo ku mutima w'Imana. Kandi twese turatandukanye, uburyo nuzuza umutima w'Imana ntabwo ari bwo buryo wuzuza, kuko nk'uko yaturemye dutandukanye niko twese tumuzanira ibyishimo mu buryo butandukanye. Nagize experiences zitandukanye zo gusobanukirwa buno uburyo dutandukanye imbere y'Imana. Rimwe narimo gusenga, umwami Yesu yambwiye ijambo, yarambwiye ati umaze iminsi utazi imbere yanjye nari nkukumbuye. Noneho ndabanza nibaza uburyo Imana ishobora gukumbura umuntu nkanjye, umunyantege nke, umuntu udakomeye. Numva sindi kubyumva neza, urumva sinabivuze, ariko n'ubundi abareba mu mitima yacu ibyo dutekereza. Ndavuga se ni gute Imana yakumbura umuntu? Nuko nibwo yambwiye ati urakarabyo kamwe keza mu murima wanjye munini w'utundi turabyo twiza cyane. Noneho ngiye kubona afata ukuboko, turagenda tugeze imbere, mbona umurima munini cyane ntigeze mbona iherezo ryawo. Harimo indabyo, icyo nabona zarareshyaga, zose zaranganaga mu bunini, ariko buri karabyo kari gafite ibara ryako. Noneho rero akarabyo kamwe kavamo hagati y'umurima, karizuminga kaba kanini, karaza ndakareba, karongera gasubirayo. Twarambwira turakarabyo kamwe keza mu turabyo tundi gahumura neza, mu turabyo twanjye twinshi cyane mfite. Mbe ni ukuvuga uwo murima wose wari mu turabyo twinshi, nanjye ndi kamwe muri utwo turabyo. Ni ukuvuga ngo rero nta karabyo kari gafite ibara risa n'irindi. Twese turatandukanye. Ubwo ni uburyo bumwe bwanyigishije ko twese imbere y'Imana dutandukanye. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese afite aho yuzuza. Nutajya imbere y'Imana umenye ko umwanya wawe uhari. Niyo mpamvu iyo Imana ibuze umuntu, iyo umuntu arimbutse, Imana irababara iteka, kuko aho wuzuzaga nta wundi muntu ushobora kuhahagarara. Twese dushobora kuba dusa ku mubiri, twakwambara imyenda isa, twavuga kimwe, twaba tureshya, twaba dufite uruhu rusa, twagira n'amazina amwe, twaba twaravukiye n'itariki imwe, yewe twarara no mu nzu imwe, ariko imbere y'Imana turatandukanye. Twese turakijijwe, ariko buri muntu afite uburyo yuzuzamo Imana. Ubundi ikindi gihe namenye ko dutandukanye imbere y'Imana ni igihe byarangoye, Imana imbwira kuririmba, mbwira ko ngomba kuririmba. N'ubu sindabikora, mbikora ku buryo byafashe igihe, kuko ntabwo numvaga impamvu, ntabwo nzi kuririmba. Indirimbo ndazandika, yampaye impano yo kwandika indirimbo, ariko nkumva ntabwo naziririmba. Noneho Imana iza kumbwira impamvu ngomba kuririmba. Mu yandi magambo namenye ko hari indirimbo ziri muri jyewe zitazigera zandikwa n'undi muntu wese uwo ari we, kubera yuko twese turatandukanye. Umugambi w'Imana mu buzima bwawe utandukanye n'uwa runaka. Mushobora gukora ibintu bisa, mwese mushobora kuba muri abavugabutumwa, mushobora no kubwiriza ku ijambo rimwe, ariko buri muntu agahabwa revelation itandukanye n'iyundi. Nicyo nshaka kuvuga. Turatandukanye. Nshobora kuba mvuga ngo Mana sinshaka kuririmba kuko sinzi kuririmba, kuko ndimo ndikompara n'abandi baririmba, ariko hari message iri muri jyewe Imana izanyuza muri jyewe gusa, itanyuza mu wundi, kubera uko yandemye n'uko inzi n'uko inshaka, wenda n'uko imbona, simbizi. Urinde imbere y'Imana. Ibyo byose mbivuze kugira ngo bigufashe kwisobanukirwa uwo uri we. Nta wundi muntu usa nawe imbere y'Imana. Uri wowe kubera ko uri wowe. Imana yakuremye uri wowe. Menya icyo uvuze imbere y'Imana, bizagufasha cyane nujya gusenga ugende nkawe.
wigenda ngo turaje cyangwa se uri kumpara n'abandi ngo uri wowe, uri unique, uri waremwe uko nguko, nta wundi uhari ku isi umeze nkawe. Ushobora kuba muteye kimwe ariko muratandukanye imbere y'Imana. Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha. Tuzabonana ubutaha ku yindi ngingo ya kabiri yagufasha mu kugira ngo wubake ubusabane, ugirane relationship n'Umwami Imana, umenye no kuganira nawe nk'umwana na papa. So umaze kwisobanukirwa, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Naho ubutaha. Shalom.